Yesu agaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031. Nimuvugirize induru abatuye isi kuko isi igiye kurimbuka. Intambara y'Uburusiya na Ukraine igiye kwaguka igakwira uburayi bwose kandi igakwira n'isi yose. Intambara ya Isiraheli na Gaza na Palestina na Irani nigiye gukwira isi yose. Waruzi yuko Taiwan n'Ubushinwa intambara igiye ukwira isi yose. None se Korea y'Amajyepfo n'Amajyaruguru waruzi yuko intambara igiye gukwira isi yose. Nimuhunge muve mu migi ikomeye kubera ko imigi ikomeye igiye kurimbuka. Imigi igiye kurimbuka, mujye gutura mu byaro. Nimujye gutura mu byaro, dore imigi yanyu misile za kirimbuzi zigiye kuyirimbura. Biraba muri uyu mwaka rero w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2026 n'umwaka w'ibihumbi 2027 n'umwaka w'ibihumbi 2028 n'umwaka w'ibihumbi 2029 n'umwaka w'ibihumbi 2030, kuko Yesu agomba kuza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Niwo munsi Yesu agomba guhita aziraho akima ingoma y'imyaka igihumbi. Kigiye kuba muri uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Mbere y'uko uyu mwaka urangira hari misile zigomba gusenya imirwa mikuru. Niki kigiye gukurikira mu mwaka w'ibihumbi 2025? Ni ukuvuga ngo misile cyangwa se misile za kirimbuzi, misile z'ubumara zigomba guterwa mu mirwa mikuru. Yego, birebe muri Daniel 11, umwami w'ikusi n'uw'ikasikasi. Yego, niko bigomba kumera. Isi igomba kubanza ikarimbuka, isi ikaba ubutayu, abayituye bagapfa nk'isazi. Niko bimeze rero mu mwaka w'ibihumbi 2025 hagomba kuba ifaranga rimwe rigomba gukoreshwa ku isi hose. Mu Bushinwa ho batangiye kurikoresha, kandi nanone ibihugu byinshi ishyanga rigomba gutera irindi shyanga, kandi bigomba kuba mbere y'uko Yesu aza mu mwaka w'ibihumbi 2031. Nibwo Yesu azaza kwima ingoma y'imyaka igihumbi hano ku isi. Niki kigiye gukurikira rero? Ishyanga rigiye gutera irindi shyanga, hagiye kuba ibyorezo bikomeye. Muri uyu mwaka tugiye gutangira w'ibihumbi 2025. Uyu mwaka rero ni umwaka hagiye kubaho ifaranga rimwe, isoko rimwe, idini rimwe. Wenda na papa yarabikoze mu mwaka w'ibihumbi 2017. Nibwo amadini yose yihuje na papa, idini rimwe ryo ryarabaye, n'isoko rimwe ririmo kuba n'ifaranga rimwe. Hagiye gukurikiraho iki rero? Ibyorezo n'intambara, noneho n'ibyago biri mu byahishuwe 16 bitangire birimbura isi. Yego, ni nako bimeze, kandi isi yacu igomba gutangira ikarimbuka kuko Yesu azaza isi yarabaye amatongo. Yego, niko bimeze. Yego, niko bimeze mu mwaka w'ibihumbi 2031. Mbere y'uko Yesu aza, isi igomba kuba ubutayu, misile za kirimbuzi zigasenya imirwa mikuru yose yo ku isi. Yego, mbere y'uko Yesu agaruka, kuko Yesu azagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2031. Mbere rero y'uko Yesu agaruka, isi igomba kurimbuka, abayituye bose bagapfa nk'isazi bishwe n'iki? Ibyorezo n'intwaro za kirimbuzi, ndetse n'ibyago 7 biri mu byahishuwe, n'ibyago by'imperuka biri mu byahishuwe 16. Yego, nta cyabihindura. Mbere y'uko Yesu aza, isi igomba kuba amatongo, isi igomba kuba ubutayu, abatuye isi bagapfa nk'isazi. Amataje yo mu mirwa agomba kwikubita hasi akarimbuka, isi ikaba ubutayu. Nshuti bavandimwe na bashiki banjye, mumbabarire kuko mvuga mu Gitaliyani, simvuga mu Cyongereza. Ariko simvuga mu Gitaliyani, no Italian, no English. Simvuga yewe no mu Cyongereza, ahubwo ndavuga ururimi rw'umutima. Mbabwije ukuri kutagira imbereka. Icyo ngiye kubabwira ni ukuri gucukumbuye cyane. Mugomba kumenya ikintu nakomeje kugira ibanga igihe kirekire.
la grammatica, biroroshye cyane, ibintu ni bibiri. due regole. Tugomba kubaha Bibiliya kandi tukayireka ikisobanura, nk'uko Amo l'altro perché il tuo ikirere wabyemera utabyemera ari ubururu, uko niko kuri. Reka mbisobanure cyane niba ibyo mutabyumvise. Ibirimo bibera hano byose ni ubuhanuzi bukomeye cyane. fratello Tony Parma, siamo amici da anni. Tony Parma azi ibyo mvuga ibyo ari byo. Mu gihe gito gishize nibwo nabonye ko Bibiliya ari ukuri kandi vuga neza kuri izi nama zo kwihuza ngo habeho amahoro. Con piacere. Yego, zigendereye amahoro n'umutekano, ariko ukuri ni uko Bibiliya ivuga ko hazabaho kurimbuka gutunguranye, kuzahita kubaho. È nostalgico. Gioioso perché Kuratunguranye kubera ko tubayeho mu gihe cy'imperuka kandi tumeze nk'aho Yezu atazagaruka. Icyo Roho Mutagatifu avuga ni uko turi akazuyaze kandi twibwira ko twakijwe, nyamara atari ko biri. si vede che il Signore Mu by'ukuri turi impumyi, abatini, ndetse twambaye ubusa hose. è nostalgico. Mbabajwe cyane n'ibirimo bibaho, ndetse yemwe no mu buzima bwanjye bwite, Succede come nei quartieri fra noi, no? Nei quartieri ndetse no mu mibereho yacu yo kwishyira hejuru. le famiglie che non si vogliono, famiglie Ni iby'ukuri imiryango yanyu ntigomba kunkurikira cyangwa ngo ikomeze kundebaho. Bitabaye ibyo mwebwe ndetse n'imiryango yanyu muzayobywa kandi muzajugunywa mu nyanja yaka umuriro. siamo separati, i nostri peccati. N'abana bo mu muryango baransoma kandi Sì, nella storia, ma ababyeyi bagomba kumenya ibyo neza. Bakeneye kumenya ukuri kunyerekeyeho. Ntabwo ari byiza na gato, comunità ndetse mfite n'isoni zo kubivuga, ariko mfite imigambi y'ibanga yo kubayobya. Yego, biragaragara nk'aho ari byiza guhuriza abantu hamwe, nkabungira mu idini imwe ku isi yose, maze muri ubwo buryo nkabagenzura neza, kandi mwese mukandamya, kandi mukundamya ni ukwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ibyo ntimubishaka, ariko uburyo mwabyirinda gusa ni ukumenya Imana. Yego, mukeneye no kwiga ijambo ry'Imana mutajenjetse, cyane cyane igitabo cy'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli byerekana kiliziya y'ukuri y'Imana ndetse na kiliziya ya Satani iyo ari yo. Kandi muramutse mumenya itandukaniro ry'ibyo ntibishoboka kubayobya. di Giuseppe affamati Niba umuntu yaraje akababwira ngo mujye muri iriya kiliziya kuko hari Roho Mutagatifu, ugomba kumubwira uti ndajyayo ari uko mwitondera amategeko y'Imana, cyane cyane Saturday, itegeko rya 4 per poter mangiare. ry'isabato, si ku cyumweru. Ubyumve neza. Aveva Maze uwo muntu akakubaza ati bitwaye iki gusenga ku cyumweru? Ntacyo bimaze umunsi wose wasengaho. Ntimukaba abahezanguni ngo mukabye, maze bakakugira urw'amenyo kandi bakakwita umufungamutwe. cosa più del pasto. Hanno trovato Buzuye kubura agaciro, ibisazi ndetse n'uburyarya. Murabibona, twebwe abayobozi bo muri Kiliziya Gatolika twahinduye amategeko y'Imana. soldi della nostra storia. Twamaganye itegeko rya 2 tubyigizayo, kandi duhindura irya 4 duhita tugabanya irya 12 kugira ngo bikomeze kugaragara ko hariho amategeko 10 kandi atari ko bimeze mu by'ukuri. Non dobbiamo trovarci come Iri ni ibanga twahishe igihe kirekire kandi abantu benshi ntibabimenye. dobbiamo piangere insieme. Mwese mwayobejwe n'igishuko cyacu cyakoranywe uburyarya kandi cyitondewe. Ubu muramye ibigirwamana kandi musenga Mariya, nyamara yarapfuye. Io vi parlo Ni igihe cyo guhagarika ibyo bitagira umumaro. Ibi ndabibabwira, ariko ntimurakare. semplicemente con gioia e nostalgia. Gusa nijye munyabugome uvugwa muri Bibiliya, kandi Bibiliya yita Kiliziya Gatolika nyina w'abamaraya. Nzi ko bibabaje, ariko ikibabaje kurushaho cyerekeye ku baprotestanti benshi. Abaprotestanti basubiye inyuma kandi baguye. Uko Kristo abita ndetse n'ijambo ry'Imana bitwa abakobwa ba maraya, kuko bose bagiye kwihuza na nyina ku iherezo. Kandi twese hamwe tuzakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ariryo tegeko ry'icyumweru. Lasciarmi parlare la lingua del cuore. E vi chiedo anche un favore. Kandi abazakomeza kweza isabato y'ukuri, Saturday, bazahigwa nk'imbwa. Le vostre preghiere.
ni ubugome ndabizi, ariko mbabajwe cyane namwe muhitamo kwezi icyumweru kuko Imana izabahiga. Kandi mu muzuko wa kabiri nibwo muzamenya ko mwari ibigoryi cyane, ariko muzaba mwarakerewe cyane. Muzavuga muti ariko Mana ntitwabimenye. Ariko izavuga iti mwagomba kubimenya. Narabigaragaje neza mu ijambo ryanjye, cyane cyane mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nabahaye imiburo myinshi kandi mbohereza ababwiriza, ariko amatwi yanyu yarabaryaga mwifuza kwiyumvira Joyce Meyer na Joel Osteen. Mutekereza ko mwaba abakristo kandi mukanareba imyidagaduro, ibizira birimbura, kandi si ibyo gusa, mwanezezwa n'imikino ndetse n'imbyino z'abadayimoni, mugaharanira kureba movie yasohotse muri iyo minsi. Oya, ntibishoboka kuba umukristo w'imitima ibiri. Mugomba gukorera umutwaro umwe vuba cyane. Mugiye guhitamo, kuko jyewe uruguma rwanjye rugiye gukira. Mukwiye kureka ibyaha byanyu kandi mukihana. Bitabaye ibyo ntimuzaba mwiteguye. Ni igihe cyo gukanguka rero. Ubwo murakoze. Sinshobora kwizera ibyo bintu avuze. Ntimwite ku ijambo na rimwe yavuze. Aravuga ko ari Imana kandi ko mugomba kumuramya. Rero nimumuramye mwese, ibindi mubyirengagize. Tugomba kuba abakobwa ba maraya, kandi ntimukeneye kumva ukuri kuva mu ijuru. Nimutahe, ariko ntimushyire kuri YouTube ibyavugiwe aha.